twongeye kubasuhuza mwese mukomeje gukurikirana Komari studio. Iyi ni channel igenda icaho ibintu bitandukanye byo muri kigo cyakoresha Maranatha. No munsi ku itariki 28 Mutarama 2024 habaye inama muri kino kigo cyakoresha Maranatha. Tukaba tugiye kugenda twegera bamwe mu babyeyi tubabaza ukuntu inama byagenze, imyanzuro yafatiwemo, ndetse niba banyuzwe n'ibyo bashimye, ndetse no ku rundi ruhande n'ibyo banenze, ariko twizeye yuko imyanzuro yavuye muri no nama yabanyuze. Nkuko twe tubanze rero kubibabwira, hano muri College Maranatha ku itariki 28 Mutarama habaye inama y'ababyeyi. Ndi kumwe n'umubyeyi aratangira twibwira, ubundi agenda tubwira ukuntu yabonye ikigo muri rusange. Mwiriwe neza? Nitwa kwa Jean Claude. Iki kigo nkireramo umwana muri construction. Ubwo rero nabonye hano bigenda neza rwose, hari byinshi byakozwe kana byishimiye. Muri rusange ikigo mwakibonye gute? Ikigo nawe kimeze neza rwose, nta kibazo, kandi n'amakuru mwana agenda mbwira ko bimeze neza. Ku byerekeranye n'igikorwa cy'inama wari n'umunsi murika bikorwa cyangwa se opening day hano muri College Maranatha, bimwe mu bikorwa mwamurikiwe abanyeshuri bakora yaba muri pratique ndetse n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, bimwe mu byo mweretswe mwabonye bimeze gute? Twabonye ikigo kimaze gutera intambwe ishimishije, kuko hari ibyo tweretswe kandi ubona bishimishije, kuko ahandi henshi bitaranahagera. Ni ikigo rwose ubona ko kiro kizamuka mu buryo bushimishije, ndetse n'imyigishirize twashimye uko bimeze, imitsindire twabonye ari ibintu byiza cyane, ni ibintu rwose twishimiye. Muri batugezaho, ariko twashimye ko twabitanze, ubuyobozi hamwe na komite nshyashya yatowe batwizeza kubikemura. Ubwo rero turizera impinduka, ni ukuvuga ngo hari ibibazo ntibijya bibura, ariko biraza gukemuka ibyo byose. Yego. Tugana ku musozo, mwagira impanuro mugenera bamwe mu bana barererwa hano mu kigo nk'ababyeyi babo, impanuro mubagezaho ku mutungo? Impanuro nta yindi, ni ukugira ngo bajye bamenye icyabazanye. Ubuzima buriho buragoye, utarize ugomba kwiga ugaharanira gutsinda, ubundi kunesha isi naho biva. Iyo wiga ugatsinda ukaba inyangamugayo, burya isi winesheje, kuko kuri iyi si inyangamugayo ibaho neza. Ubwo rero abana nibiga bakagira uburere bwiza, bakumvira ababyeyi, bakumvira abarezi, byanze bikunze isi bazayinesha. Murakoze cyane, Imana igisha. Turakomeza twegera n'abandi batubwire. Murakoze cyane rero, turacyari muri College Maranatha. Aka kanya twegereye bamwe mu babyeyi batowe muri komite y'ikigo, bagiye kutubwira ishusho muri rusange y'ukuntu ikigo bakibonye, imyanzuro yafashwe, ibyo bemeje kuba bahindura, ndetse n'ibindi bintu byavugiwe mu nama. Murakoze cyane, baratangiye batwibwira, ubundi bagende batubwira ishusho muri rusange y'ikigo. Murakoze cyane, nitwa Nshimyumuremyi Justin. Hari uko narisanzwe mbibona, hari nuko nabibonye uyu munsi, ariko by'umwihariko ubwo kuko genda umujyanama, ndumva twahera kuri perezida. Murakoze. Murakoze. Nitwa Nsabimana Innocent, ndi perezida w'iyi komite y'ababyeyi yatowe uyu munsi. Hari bitagendaga neza byagaragaraga buri wese, ndetse hari n'impungenge ababyeyi bari bafite. Nk'uko ababyeyi batugira icyizere, tugiye gukorana n'ubuyobozi bw'ikigo, ibibazo byose bafite tuzabibonera ibisubizo, kubera ko gushaka ariko gushobora. Kanabo Juvenal, nanjye ndi mu bagize komite y'iki kigo. Bagaragaje twabyumvishe, tugiye gufata komite y'ikigo uburyo twakemura ibyo bibazo, kandi ndumva bizagenda neza. Murakoze.
murakoze cyane. Nitwa Yankurije Stephanie, ndi umwe mu bagize komite y'ababyeyi yatowe uyu munsi. Hari ababyeyi bagaragaje nk'ibibazo, ariko hari umurongo byahawe ko bizakemuka dufatanije na komite y'ikigo y'ababyeyi ndetse n'ubuyobozi bw'ikigo. Bizakemuka kandi gahoro gahoro nirwo rugendo, kandi gushaka niko gushobora. Murakoze. Nitwa Kayitesi Joseline, nanjye ndi umwe mu bagize iyi komite. Uko bagenzi banjye babivuze, ntabwo njya kure y'ibyo bavuze. Hari ibibazo byagaragajwe n'ababyeyi, kandi hamwe n'ubuyobozi bw'ikigo ndetse na komite twizera neza yuko ibibazo bizagenda bikemuka kandi hazabaho umurongo munini wa byinshi bizahinduka. Murakoze. Murakoze. Amazina nari nayavuze ko Anishimye Umuremyi Justin, bambanjirije barabivuze. Twagiye duhura n'imbogamizi nyinshi mu nama, birumvikana ababyeyi bagiye bagaragaza zagaragaye hano muri iki kigo, ariko twebwe nka komite y'ababyeyi batowe uyu munsi turi imbaraga ziyongereye ku zindi mbaraga zari hano muri iki kigo. Dufatanije rero n'ubuyobozi bw'ikigo College Maranatha, tuzagerageza guhindura byinshi, kandi hamwe n'Imana turizera ko nta na kimwe kitazakunda. Hari abantu byo ntabwo hashobora kubura uruntu, ibyo ni ibintu byumvikana, ariko tuzagerageza gukora ibishoboka byose komite yatowe hamwe n'ubuyobozi bw'ikigo, ibintu byose bigende neza kuruta uko byari bisanzwe. Murakoze. Tutarasoza, ni izihe mpanuro mwagenera abanyeshuri, abana banyu murereramo hano? Murakoze cyane. Ku mpanuro umuntu yaha abana ni nyinshi cyane. Nk'umuntu w'umurezi sinabura icyo mbaha, ariko icya mbere ni ukubibutsa ko mwaje hano kwiga. Ubuzima bwanyu mubufite mu biganza byanyu. Uko ugenda ubumbura ikiganza niko uzagenda ubumbura ubuzima bwawe kuzageza ubonye bugucitse, kuko utabashe kubufata mu kiganza ngo ubumbatire. Uko uzabumbatira niko uzagera kure, kandi kwiga, umuntu wiga ashyizeho umwete aratsinda. Ntabwo kwiga ari ukwicara mu ishuri gusa, ahubwo ni ugushyiraho n'umwete ugasubira mu byo mwarimu yaguhaye. Ikindi ni uko nashishikariza abana no kugira indangagaciro na kirazira za Kinyarwanda, cyane ko munarererwa mu kigo cy'Abadiventiste kandi kigira imyemerere n'imyizerere myiza. Ndabashishikariza kugira ngo mukurikire inyigisho muhabwa, kandi mubashe no kwiragiza Imana muri byose. Mwirinde ikibi ndetse n'igisa nacyo mu izina rya Yesu. Namwe mugira impanuro mugenera abana nyine murereramo hano muri College Maranatha? Murakoze. Impanuro ngewe natanga ku banyeshuri biga hano muri College Maranatha, ari bo bana bacu, icya mbere ni ukuzirikana ababyeyi babohereje kwiga. Mugamenya yuko umubyeyi hari byinshi yigomwe kugira ngo ubu ugeze aho ugeze, kandi agushakira ejo heza. Ndasaba umwana wese kugira ngo ajya amenya icyamuzanye. Ikindi arangwe n'ikinyabupfura nk'umunyarwanda cyangwa se umunyarwandakazi mwiza, agira indangagaciro za Kinyarwanda z'umunyarwanda, kugira ngo duheshe n'ishema igihugu cyacu. Ikindi, iki kigo ni cy'abihaye Imana. Biratangaje kubona habamo umunyeshuri wananirana mu kigo, kandi ikigo ari cy'abihaye Imana. Icyo nasaba rero abanyeshuri ni uko burya iyo wubashye Imana, umenya ubwenge bwa kavukire ukamenya n'ubw'Imana, kandi imigendekere yawe myiza, imigendekere yawe y'ubuzima ijya ibasha kuba myiza. Ikindi, nasabaga abanyeshuri kutananirana no kutagora abayobozi babo, kandi no gukomeza cyane gutekereza kumva n'ababyeyi bavunika. Murakoze. Nanjye icyo mvuga, ubwo ndaza kugikura mu ijambo ry'Imana aho rigira riti mugandukire ababayobora. Ubwo impanuro ndibuze guha abanyeshuri, ndaza kubabwira ngo mugerageze mujye mwumvira abayobozi banyu, ibyo babasaba biri mu nyungu zanyu. Ubwo rero kubumvira ntacyo bitwaye, nawe uraba wigirira neza. Hanyuma ikindi kintu navuga ni uko ubwo nanone nongera nifashishe Bibiliya, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha nabyo ni ukujijuka. Mujye mugerageza kwirinda ikibi, kubera ko nibyo bizatuma muba ibirangirire kandi ubwenge bwiyongere. Murakoze. Icyo ngiye nabwira abanyeshuri ni ukumenya ko ngewe nk'umubyeyi w'umunyeshuri
none hano nangange tutari kumwe nava ko ntari umubyeyi wiwe kuko ufite inshingano muri ako kanya ni uwo bari kumwe muri ako kanya. Ufite inshingano z'umunyeshuri muri ako kanya, we wa munyeshuri we ni uwo muri kumwe muri ako kanya, kuko ibindi bizava aho uri biza binsanga ari kugira ngo twunganirane. Hamwe n'ibyo rero ndagusaba yuko ugomba kumenya kwanza ikintu cyakuvanye mu rugo mbere yuko wongera koza gushyika ngaha. Kurikiza amabwiriza bakubwira, itegeko nirikugonga nubwo mu cyaha kandi bwa mbere uhite wumva yuko ugomba gusaba imbabazi n'umubyeyi wawe ataranabimenya. Ntago waje hanga uje kunanirana, ntago hanga hari ntago waje kugorora umuco, ahubwo waje gushaka ubumenyi buzagufasha mu kindi gihe cyejo hazaza kugira ngo nawe ubwawe uzabashe kwibeshaho. Nunanira mwarimu muri kumwe kandi ari ugomba kuguhereza ubumenyi, je ntago nzagushobora nk'umubyeyi wawe. Ndagusaba kwigirira icyizere kandi nkagusaba kwiyubahisha wa mukobwa we, wa musore we, numara kunanirana n'Imana nizana kwanga, ari ugomba kumenya ko ari ugomba kwimenyera ejo hawe hazaza, kuko aho ugeze ngo ugomba kwifatira umwanzuro. Murakoze. Ku musozo icyo nasaba abanyeshuri bo muri iki kigo cya College Maranatha, mwagize umugisha kwiga mu kigo cy'abihaye Imana. Aha rero ni uburyo bwiza mwabonye bwo kugira ngo mugireho n'ibindi mumenyeraho, kuko mu ishuri twigayo ubumenyi, ubwenge butangwa n'Imana. Iki rero nk'uko bagenzi banjye bambangirije bakivuze dufatanije muri iyi komite, ntabwo twabatumye gutembera, aha ntabwo ari mu butembere, twabatumye kugira ngo mwige kandi muzane amanota cyane. Mugomba kumvira abayobozi banyu bahangaha mu kigo, nk'uko turiho kugira ngo dufatikanye. Aho umwana yabangamirwa natwe yabitumenyesha kugira ngo turebe se koko umwana yabangamiwe tubashe kubikosora. Twasoza rero tubasaba kugira ngo cyane abana bo mu wa kane nibo batubwiye ngo bateje ikibazo, abana bo mu wa gatatu no mu wa gatandatu turabasabye rwose, kandi tugiye gufata n'ingamba zikakaye. Umwana wigize ikigenge akananirana bazamuha amvuye. Ubwo rero numva icyaba cyiza nuko umuntu wese, umwana wese uri aha ngaha yamenya ko yaje kwiga, kandi ubuzima bwanyu ni mwe mu bufite. Twe nk'ababyeyi banyu ubu ngubu aha ngaha tugeze aha ngaha, twamadiplome yacu turafite, nta n'ayandi tugikeneyeho hejuru y'aha ngaha. Ariko mwewe niyo mpamvu n'umubyeyi aba yikokoye agatanga amafaranga menshi kugira ngo mukunde mubone amadiplome. Turabashimira rero, namwe twizeye ko ibyo tubabwiye mugiye kubikurikiza. Aho muzabangamirwa, ubuyobozi bw'ikigo bukabangamira, muzatubwira kugira ngo dufatikanyirize hamwe. Nta mubyeyi umwe, nta babyeyi, natwe turababyeyi, twese tuzafatikanya kurera. Murakoze cyane. Abo rero bari ababyeyi batoye muri komite y'ikigo, ndabashimiye cyane kubwo umwanya wabo baduhaye. N'abatindi rero nabasezerera, Imana ibahe umugisha ku bwitange bwabo.